yawe muri iyo step kwanza kugira ngo dukomeze. Urumva we yaraje arahansanga nk'umuntu wari uhamenyereye azambaza ngo hari muvoma nziza y'amafaranga. Bako nanjye nari mamaze iminsi itari myinshi cyane ariko mbona amafaranga aboneka bitewe n'ibintu yari agiye gushyiramo numva we ashobora kwinjiza no kuturusha. Ndavuga ati rero hano hari injiza hakwinjiriza ariko nta bindi natekerezaga ko nago nari muzi. Ariko ntabwo watekereje tako uyu mujama ko mbona uyu mujama ivoga so uwo munsi ndagenda ariko nayo mfite muri gahunda yanjye nayo mfite gahunda hari business nashaka gufungura none nciye ahantu mbona hari vacant umuryango wa vacant kumva ndavuga se hari ahantu hajya kuhabaza ukuntu bimeze kumva none mpageze sanga harafunze. Ubwo nibwo nabonye boss ready wanjye ari hirya mbona nyine nakakobwa keza gafite isura nziza k'inzobe ngiye buzabanye nikundira inzobe mubonye ndavuga ati kabisa ariko wenda dusoza uri kumva kugira ngo utangire kumva ko uyu muntu hariho ikindi kibyihishe inyuma ntago ari akazi sibyo. Diane wabibonye gute ko washobora kuba harimo undi mubano udasanzwe kuri we? Nabibonye ute? Ndetse umuntu wazaga mu kazi wo kugira ajye mu kazi ke akazira mu kazi buri munsi akazira mu kazi akanegereza akazi kakarangira utaza rero no ntago hitugira akantu kakagambo keza wambwira muri iki gitondo kugira guys mukomeze oya ninjye ubwira ariko by the way mwibutse ko muri kumwe n'umunyamakuru we turakwakira mu kanya turakwakira. Ndagukunda gayi ndagukunda urankunda bibwira abantu ko nkunda ndamukunda. I love you too. Thank you ngo wenda ngo naramukunze cyane nyine iki nonyekaga nimero se nasi nakwatse nimero gusa inga komeza ko ari party aho we ku ruhande rwawe byahise bigenda ngo nsabye nimero ndayiguha nitamamagara nyiri ukuntu byageze ndabyibuka byose. Uwo munsi hari nimugoroba ukumva nandi muri sport nakunda gukora sport nambaye ikabutura n'isengero ndibuka ya sengero ya red nk'abasirimu ngendo umusirimu ariko naransunze mu kuvuga ngo Hello guys, welcome again to Blesso Family. We are Blesso Family. Comment na Blesso fete? Ndayifite. Uyu munsi witeguye kuvuga ukuri cyangwa uri nk'abana? Nakubeshya uyu munsi nakuvugisha ukuri. Nubeshya ndabivuga. Ngira ikintu tuteguriye abafana bacu abantu badukunda. Uyu munsi twabateguriye ukuntu twahuye. So guys, kuno gahunda zimeze Blesso Family twishimiye kubasharinga love story yacu for the first time most twabonanye wa mbere kugeza ubu ngubu twabikozemo ama episode 100 ndagira ngo tuzazibanemo tujye dukomeza tubana umunsi ku wundi ku bantu batanze nitwa Papa Blesso cyangwa se Eric we bakwita nde Diane cyangwa se Mama Blesso namaki Mama Blesso se Blesso ari hirya no ngo uyu munsi tugiye kubasharinga love story yacu nkuko twatubibabwiye. So guys mugerageze mubane natwe mudukunde mudukurikirane mukore subscribe urabizi tubabara kuntu turi abantu beza abantu kuri kwikoroze nk'ari wenyine turimo indani turi abantu beza inyuma se abantu bakeneye kwishima guys
murabona umugore wanyu ukuntu usaba ari kunsetsa amahane ni umugisha kuba ngufite ariko warabizi se amen warabizi ko ari umugisha warabizi ko imana yampaye umugisha ariko nayo imana yaguhaye umugisha kameme yahaye mwinshi gahita ugira akantu k'akagambo keza wambwira muri iki gitondo kugira guys mukomeze wajya ninjye ubwira ariko by the way mwibutse ko muri kumwe n'umunyamakuru wowe turakwakira mu kanya turakwakira ndagukunda guys ndagukunda urankunda bibwira abantu ko nkunda ndamukunda I love you too thank you guys uyu munsi dufite umuntu wacu mu kameramani ariko dufasha mu buryo bwa kameramani kugira ngo mubashe kubona amashusho meza muri kubona so tugiye gufatanya tuganira arababera ahangaha ho mwebwe mutari ndababariza komeza ababariza ukuntu gahunda zagenze zigenda gake so nizere ko tugiye kubana wowe utarakora subscribe guys wowe utarakora subscribe ntabwo ukeneye ibyishimo nakubonye reka mbabaza okay tugiye gutangira k'abafana mbere yuko dutangira nta kibazo mbaze mpere kuri inde ladies first sibyo Diane natubwire ubundi mu mazina yose nzi ko kwita menshi amazina yose Erika kwita nirihe ukunda izina nkunda like if yaguhamagaye kumva this one ndumva ndi feeling sibyo amazina ajya aguhamagara yose like imitoma sibyo cyangwa ari romantic nirihe ukunda ko aguhamagara ngo hani sure ngo hani ubwo hani niko kazina akunda Eric ubimenye none tugiye kuri Eric ukunda ko kwitiriye cyangwa nirihe ajya guhamagara kumva wow this one I like it baby baby you can go ahead mukomeze okay dukomeze mukomeze okay hari abantu nyine bajya batubona kuri kamera bagatekereza se bano bantu ubundi byagenze gute kugira ngo bamenyane byagenze gute so tugiye kubabwira tubabwire nyine mbere yuko Blesso Family ibaho mbere yuko njye n'uyu mugore wanjye tubana ukuntu byagenze bebe tugiye gutangira ni wari gutangire ubwire story ukuntu byagenze sibyo tugiye gutangira reka ngiye ngutangire ujye aho azanye nigenda nibagirwa nawe uzajya ugira gute uzagenda nyibutsa uyu munsi dufite episode tugiye kubabwira uburyo ki urukundo rwacu rwatangiye ku munsi wa mbere tubonana urugendo rw'urukundo rwacu from the day one niko tugiye kubikora sibyo tugiye gutangira umunsi wa mbere tubonana byagenze gutarya nyibutsa gato nanjye ntabwo mbyibuka ntabwo wibuka umunsi wa mbere yego ukuntu byagenze ndabyibuka byose uwo munsi hari nimugoroba ukumva nari ndi muri siporo nakundaga gukora siporo nambaye ikabutura n'isengeri ndibuka ya sengeri ya red nk'abasirimu ngenda umusirimu ariko naransunze ni ukuvuga ngo ikintu tugiye gukora hano tugiye kuvugisha ukuri ntabwo turi bujye kure y'ukuri tugiye tugerageza tugende kuri kuko ntabwo twaza kubabeshya hano ni nambaye ikabutura n'isengeri y'umutuku ndi muri siporo abantu bazi hano i Masaka ku bajepe niho nakundaga gukora siporo icyo gihe so uwo munsi ndagenda ariko nayo mfite muri gahunda yanjye nayo mfite gahunda hari business nashaka gufungura noneho nciye ahantu mbona hari vacant umuryango wa vacant kumva ndavuga se hari ahantu hajya kuhabaza ukuntu bimeze kumva noneho mpageze sanga harafunze ubwo nibwo nabonye boss lady wanjye ari hirya mbona nyine nakakobwa keza gafite isura nziza k'inzobe ngiye ubuzima bwanjye nikundira inzobe mubonye ndavuga ati kabisa ariko sinabitindaho cyane kubera ko yari yafunguye yari mu kazi we ndavuga ati reka njye kumubaza uko bimeze nuko bigenda ndamubaza se urabyibuka ariko
naje nkubaza gute ari ahantu harakodeshwa ari ahantu harakodeshwa nyine vuga story wabwira ukuntu yambajije ngo ari ahantu hari umuryango ukodeshwa ndavuga ngo yego nta muntu urimo ndavuga ati oya none ndatangiye ndababaza ese nkundi wo korera ahangaha amafaranga araboneka wambwiye ku buryo umuntu yazana business ubwo utangiye kwigaragaza nk'umunyamafaranga oya ntabwo ari by'amafaranga oya ntabwo ari by'amafaranga ahubwo ukuntu byari bimeze njye ntabwo sinari muzi cyo nicyo cyambere sinari muzi ariko naramubonye ndamubaza se bundi witwa nde nitwa Diane bikumva nyine nkabona ni umukobwa mwiza ariko sinabishyira mu mutwe cyane ngo mbikurure kumva nuko kuko ubwo cyo gihe ngewe nakundanaga n'undi mukobwa ariko ntabwo twabaga turi kumwe nawe kumva noneho ubwo tuba turatangiye turaganira si turi kuvugisha ukuri it's a true story it's a true story la nuko noneho ngewe umukobwa wawe ntangira kumubaza se hano ku kazi biba bimeze bite umuntu yajoininga hano hantu hanyuma akaza gukora arambwira ati hano hantu ni heza hari amafaranga ati hano yakoresheje ijambo ngo harinjiza shaka wafata umuryango urikumva ariko nkabona umuntu bimeze bite ari kumbesha ariko naje kumubwira ndamubwira se nyiri hano namubona gute ahita ambwira ati hariya ko hari igipapuro ngere ndebeho nimero ziwe nuko ndagenda ndazifata nimero zo mu boss nyiri inzu ndazitwara none ubwo ngubwo njye namaze gufata nimero zo ndamureba nawe ndabwira se wowe ukorera ahangaha waretse ukampa nimero zawe sibyo nkajya ariko ntabwo nifite gahunda yindi yo kumutereta cyangwa se nyine numvaga nyine kubera nk'umuntu tujye kujya dukorana nawe nari se numva ko ngomba kuhafata umuntu yari amaze kumbwira ngo hari amafaranga harinjiza hari ubuzima numva ati hano noneho ngomba guhita amazi uri kumva ubwo nanjye mutangira gute mpita mubwira ati rero wampaye nimero zawe ese uri kubyibuka ndavuga ati wampaye nimero zawe nkaza nkuvugisha nyine gake ariko nta yindi gahunda nari mfite pe nuko ubwo abampereje nimero ziwe mitangira gute njya muri siporo mitangira ndirukanka bisanzwe ndangije bukeye bwaho kumva nta nubwo twanavuganye ntabwo nigeze muhamagara wenda ngo naramukunze cyane nyine iki kumva nonyekaga nimero se nasi nakwatse nimero gusa ngaho komeza ari party aho wowe ku ruhande rwawe byahise bigenda ngo nsabye nimero ndayiguha mitamamagara nyiri landlord nyiri inzu ndamubwira ngo hari umuntu uvuye hano ari buze kuvugisha bitabirangiye ese wahise umuhamagara nose kutari none se tubaze sibyo urumva sometime gutanga nimero hari ababibona ko hari ikindi kibyihishe inyuma sibyo cyane cyane ku muhungu n'umukobwa sibyo Diane igihe Eric yaje akakubwira ati icyambere yaje nk'umu businessman umushoramari sibyo wowe akihagera akakwa approaching tubwire byari bimeze nka gute duhe ka description gato iyo process se uyango akubwira ibye akubaza iby'amazu nawe wemereye ube open umvuge ahantu ni fresh sibyo icyongeyeho wampaye namba urayitanze yari yambonye ngo byari bimeze gute kwanda wamubonye ute wangunze mbere wowe duhe view abona ukuntu umuntu abona umuntu ntabyiteho ariko n'igigo n'umuntu ugatekereza utuntu turi common sibyo nawe duhe view yawe muri iyo step kwanza kugira ngo dukomeze urumva we yaraje arahansanga nk'umuntu wari uhamenyereye aza mbaza ngo hari muvoma nziza y'amafaranga bako nanjye narimo amazi iminsi itari myinshi cyane ariko mbona amafaranga aboneka bitewe n'ibintu yari agiye gushyiramo numva we ashobora kwinjiza no kuturusha ndavuga ati rero hano hantu harinjiza hakwinjiriza ariko nta bindi natekerezaga kuko ntabwo nari muzi ariko
ariko ntabwo watekereje ko uyu mujama ko mbona uyu mujama ivoga ako kantu nikaburamo nuko nyine ndavuga ati hano hantu none icyo gihe nari ndi umusiporutifu fresh nakoraga siporo yari akiri mwiza none yabaye mubi none nyine muhereza amakuru ariko amakuru yamuhaye si yari ayanyayo si winjije urumva akantu ko gutekereza ati uyu muntu azaninjiza kuturenza hari ukuntu ku bakobwa aba yabonye ko in term of cash sibyo uyu muntu ahagaze bwuma yari ahagaze dukomeze tutaza gukora indende cyane kandi dufite kuba izindi episode ni ukuvuga ngo ngewe yahise urumva yamaze kumbaza ibyo ngibyo naramubonye ntabwo nabyitayeho cyane ngo mpite mvuga ngo mise mukunda ako kanya atararabyanzura ko aje kuhakorera ariko akantu ko kuvuga ariko akantu nyine gatoya kakubiseho ngo ako niko dukeneye ntabwo abeshya kandi ko ari byiza kuba tugiye gukorera hamwe nyine ndamwishimiye umuko twari tugiye no kuba cyangwa gukorana ahubwo gukorana nahise numva ari byiza mubwira ukuntu hinjiza nanjye ariko narakabije harinjizaga ariko nashaka kuza kuhakora noneho ubwo kankomeza saba nimero nahise numva nyine nta birenze ko nari mfite phone nose nari kuyikwima gute kandi mfite phone urikumva ubwo nayo ndagenda burakeye umunsi ukurikiyeho nibwo nahise mpamagara landlord nyine nyirizo nzu urikumva ndamuhamagara ndamubwira ati nshaka inzu abantu nakunze naje kuhareba uwo munsi nahise nza kwishyura ubwo ntangira gupanga ibikoresho nagomba gukoresha kuko njye ntari mfite umwanya wo kujya nza ku kazi aho ngaho nashyizemo abakozi ukumva nashyizemo abakozi noneho ndibuka umunsi wa mbere nza aho ngaho nyine mbije gukoresha amasuku naraje ndamubwira ndanza kureba mwene dagura namuhamagara ndamubwira ese uri mu kazi arambwira ati ndi mu kazi akajya amamaga sobanura ukajya umbaza ngo ese ngo uzaza ryari so bimbazaga umuntu mushyashya rero ndaza akajya ambaza se ngo uzaza ryari mu kazi bikumva ahubwo ati ngiye nzaza ntari wamaze gufungura nari ntarafungura ariko namaze kwishyura namubwiye ko namaze kwishyura wahise umwemfominga ko namubwiye ko ngiye kuzaza mu kazi abyumva ukamwemforma nkande nk'umuntu tugiye kujya gukorana aho hafi bikumva nuko noneho turangije nyine harya nigeze he umaze kwishyura umaze kumubwira ko urumva we yaramakubaza ateze uzaza rya noneho ngewe nyuma yaho nza gukoresha amasuku aho ngaho ku kazi sibyo noneho ndangije kuza gukoresha amasuku nkajya mubaza noneho nsanga nyine ntabwo nabuze gukora amasuku ngewe sibyo ndamubwira se hano umuvoma nyine ndamubaza amakuru aho umuvoma hehe amazi muyabona gute ese nta mwana wagira akaza kumfasha nyine nkimara kubimubwira mbona bishyushye muvavuba aratagenda sinzi hano yakuye umwana ahita amutuma ibintu by'amazi aho hirya ahita atagenda ukorope hariya hirya ikintu kiratangaje ntabwo njye uwo mwana yigeze anyishyuza ninde wishyuye ko ari njye wamwishyuye ni wowe nose ko njye ntabwo uri umwambuza ahubwo turakumenya bikumva mani reka nkubwize yaramfashije namurebeye umwana ukora amasuku sinagutije nitoroshora nitorosho yo gukora nta kintu yari aje afite nta kintu yari mfite pe urumva turi muri love story turi kuvugisha love story burya abantu hari akantu bita tension sibyo ka kantu uvuga ati ariko uyu muntu rero twahuje uri kumva kariya kantu rero niko ubundi kaba gakenewe cyane like iyo interruption mwarimo mugirana sibyo guhuza urumva ari mu kazi kiwe ariko arimo kuguha support full support like nk'umuntu bari basanzwe bakoranye cyangwa baziranye wowe wabifashe gute muri ako kanya nta impamvu tutamwishyuye ndabyibutse rataye umwana namurebeye
hari utwana twabaga turi aho hafi nyine twa tundi tuba bajya bakunda kwita ngo ni utumarire noneho hari igihe banzaniraga ibiryo nka tugasangira noneho ko kakankorera amasuku nyine kakamfasha nanjye ariko ntikanyishyuze none ko namubwiriye ngo genda ukorere uriya muntu isuku ntabwo yanyishyuza kandi tuziranye n'ako kana twisangirira ibiryo twari niyo mpamvu katamwishyuje nanjye ntabwo kanyishyuza no kuri Eric sibyo kuri Eric wowe umuntu mwari musanzwe muziranye right sibyo hanyuma aguhaye care cyo twita care akwitayeho muri ako kanya tubwire what was in your mind watekereza iki kuri iyo support assistance ari kuguha nyine byari bishimishije kubona umuhora mwiza nk'uyu nguyu nawe ari kumubona ariko gufasha ntabwo wajya kwiyumvamo akantu keza like wumve wishimye kumva natangiye kumva nishimye muri njyewe noneho ikintu cyaje gikurikiraho aho ngaho ako kazi nari maze gufungura sibyo njyewe ubwanjye ntabwo nari mfite ubushobozi bwo gutanaza kuko nari mfite akandi kazi nakoraga ntabwo nari buze guta ntangira kugira gute kuhakora nashizemo abakozi batangira kujya bakora gake noneho iyo nguyu akajya ahamagara akambwira se kutaza mu kazi byagenze gute ako kanya niko yambazaga ukambwira ngo uri mu kandi kazi ngo ariko ako kanya hari akabazo nshaka kubaza sibyo like ako kanya byabaga bimaze kuba iminota ingahe 17 ako kanya akantu tubaza njye ndi kubariza abakozi yenga 25 nta kantu ka body close like kuvuga ngo kera muri kuvugana hari ukuntu ufashe ku kaboko sibyo kuba close up nyine urabyumva ako kantu kari katangiye distance mwamukiriwe bavuganaga nyine nk'umuntu Jatsi muri iyo minsi yatangiye kuba inshuti yanjye sibyo nyine akajya ambwira nyine ajya namubaza n'akazi tutangiye kuvugana cyane akazi karangiye tukavugana kuri Instagram nabyo ndabyibutse ibindi nta bindi no tuvugana no kuri telefone twavuganaga cyane namubwiraga ko ngiye wenda navaga mu kazi aho ngaho nkaza aho ngaho nanone nimugora nje kureba akazi ariko nkaza no kumureba kumusuza kuko niwe twabaga twavuganye aho ngaho abo batundebuza kuza kumusuza ugasanga ahubwo sinaje no mu kazi kanjye yaje mu kazi sinigera ku kazi kiwe ahantu yakoreraga yicaye tuvugana bazaye umuntu yagiye mu kazi ke saje mu kazi none se mbaze Diane igihe Eric yaguhamagaraga urumvagiye kuba umuneighbor ku kazi sibyo tumukorana mu kazi ariko ni neighbor mwiza yatuvuge gutyo sibyo yaguhamagara bwa mbere aguhamagara ati nishyuye nimba wabyibuka ni nkiye introduction urumva iyo ifashe namba umuntu bwa mbere ujye umubwira gutya ni wa muntu wakwatse namba ahana Eric yakubwiye nka gute nimba wabyibukamo mwaka namba se urumva umuhamagara nimero wari wayifashe ariko kugira ngo umuhamagare kugera kandi naravuye aho ngaho muhamagaye yanayisevinze ariko abamo ku introducing like kavuga ati yaratayisevinze yahise amenya nahise mumenya ko ari wa muntu tugiye guturana umpamagaye nta kuntu yaguhamagara kubwira ati ni wa mujama mugiye gukorana hafi sibyo yarambwiye ngo bite nabandi ni byiza arambwiye ati sawa nanjye rero nasoje kwishyura inzu nzatangira gukora warambwiye harya ngo uzatangira gukora sinibuka neza sinzi nyine ntabwo nibuka umunsi gusa yambwiye umunsi azatangira gukora ndavuga ati ni byiza ndavuga ngo ni byiza da ni byiza da ahita mbaza ngo ese wowe wakagezemo ndavuga ati nanjye nakagezemo ngo sawa ngo turasubira uzi hari akantu mbaza wenda kugira ngo tugane ku musozi njega direct nta kibazo guys iyi ni episode ya love story yabo sibyo ubwo ifite ama episode atandukanye kandi it's good ko iba shorten sibyo hanyuma rero icyo mbaza wenda dusoza uri kumva kugira ngo utangire kumva ko uyu muntu hariho ikindi kibyihishe inyuma ntabwo ari akazi sibyo
Diane wabibonye gute ko hashobora kuba harimo undi mubano udasanzwe kuri we nabibonye ute ese umuntu wazaga mu kazi wo kugira ajye mu kazi ke akazira mu kazi buri munsi akazira mu kazi akanegereza akazi kakarangira no ntago turi muri love story ntago ari ukubeshya ni true niko yabibonaga ariko byabinameze niba ni Saidi ntaza no kumureba pe yes no Eric komeza naho wewe ni nka icyo kimenyetso watangiye kubona yazaga urumva akajya kureba mu kazi k'iminota mike ariko iminota myinshi akayimara umwe mu kazi kanjye yicaye aho hafi ku ntebe ndeba ikanyeganya mbona ari ku ntebe navuga se uyu muntu yagiye akahaguma igihe wowe watangiye kuvuga ati umuntu ahawe welcome sibyo ndashobora kuba ari welcome yindi mfite cyangwa se ndi kubonamo umubebi wanjye uyu mubebi sibyo mu by'ukuri original namaze kubona ko ari umukobwa mwiza sibyo none uburyo yansapotingagamo nyine nabonaga nyine ari afite umutima mwiza kuko ngiye gukunda umuntu ndeba ukuntu ameze nkareba n'umutima sibyo nkareba n'uburyo duhujemo so nabonye duhuje muri iyo minsi twatangiye nyine umuntu y'umuhamagara niyo wanamubona agataguhamagara nkamubwira se ugasanga nk'inshuro nyinshi nari mu kazi arimo arahambera akambwira ati meze gutya na gutya na gutya na gutya na gutya byose ugasanga ari kubimbwira sibyo nyine atuje nta kibazo kibi so uyu muntu umeze nk'uwo nguwo sibyo tangira kumva nyine harimo akantu nyine katari kabi yes kumva katari kabi alright kumva nyine ni fresh guys ndatekereza ko episode rero abantu bagire what comes next sibyo next no urumva story aho yarigize tugiye kugera ahandi no gutangira kuvuga atari ko se bimeze bitubundi sibyo niyo igiye kuza ari next ubwo ngo mutangiye guchatingana za chat zindi zigaragaza ko harimo santima sibyo cyangwa se harimo marangamutima yo gutinyukana ciao no kuvuga ngo next episode tugiye tuzakurikizaho tuzabwira se ese guys takuwa crazy ese ninde wabwiye undi ukamukunda for the first time ninde wasabye urukundo muzamenya niba ari nge cyangwa se ayo guys nk'abantu babanye mu kazi urumva gukundana mwegeranye iyo episode ya kabiri zabiri crazy man turashaka kubabwira umuntu wabwiye undi ese ninde wabwiye undi aramukunda for the first time so guys thank you for watching mukomeze mudukurikire kora subscribe tuzabane mu bintu byose